twongeye kubasuhuza nshuti mukurikiye Evangelize Le Monde. Imana ikomeze ibahe umugisha. Turi kumwe n'umutumirwa wacu muramumenyereye, ntago ari umushyitsi, ni Pasteur Tito. Twagize umugisha wo guhura nawe. None Pasteur, muraho neza? Mwaramutse amahoro? Amahoro rwose, turashima Imana. Rero turi gutekereza se nta kintu Imana yabashyize ku mutima mwatubwira uyu munsi, abantu badukurikiye, abantu Imana batwumva bakumva icyo Imana ibabwira mu ijambo ryayo. Murakoze cyane. Mu by'ukuri hari ikintu Imana yashyize ku mutima uyu munsi. Yego. Hari ijambo ry'Imana dusanga mu Kuva ibice 14 murongo wa 13 dukomeje kumanuka. Icy'Imana yampaye kubwira abadukurikiye, abaduteze amatwi, giherereye aho hantu, ngira ngo twahasomaho hanyuma tugakomeza. Dusome iryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mu Kuva ibice 14 umurongo wa 13 haravuga ngo Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Mu by'ukuri ikintu Imana yamaye gikubiye aha hantu. Ubwo Abisiraheli bavaga muri Egiputa bagana i Kanani, aya magambo ahantu tuyabonye bari bageze ahantu ku nyanja. Bageze ahantu ku nyanja, Bibiliya itubwira neza ko inyuma hari abanyegiputa, amagare n'amafarashi na Farawo babakurikiye. Imbere bahasanze inyanja. Ngo kandi ku mpande hari imisozi. Hari ibintu rero byabereye aho hantu. Ariko Imana yacu ni Imana ihambaye. Hallelujah. Ni Imana ihambaye. Ibyakurekeye aha hantu nibyo bitumye nzana ijambo ribabwira ngo Imana twizeye, Imana twiringiye, ni Imana ishobora ibidashoboka. Hallelujah. Cyo nicyo mbazaniye, niryo jambo mbazaniye. Imana twiringiye ni Imana ishobora ibidashoboka. Imana iguhe umugisha Pasteur. Ndizera ko abantu badukurikiye bagize amatsiko, ubihuje n'iri jambo uvuze uti Imana twiringiye n'Imana ishobora ibidashoboka, uvuze inkuru y'Abisiraheli. None mise nibaza nk'uko abandi nabo bakwibaza, ese aho ngaho uvuze bari bageze ku nyanja, Mose akababwira ngo mwicecekere gusa, murabona agakiza Imana iri bubazanire. Noneho habaye iki kuri iyo nyanja? Hari ibintu bigera kuri 3 byabaye aho hantu. Ubwo Mose yaravuye kuganira n'Imana, Imana ikamubwira ngo ubwira Abisiraheli bicecekere, batuze, ndi bubarwanirire. Abanyegiputa babonye uyu munsi ntibazongera kubabona ukundi. Hari ibintu 3 byabaye. Icyambere ni ugucikamo kabiri kw'inyanja. Amazi amwe akajya hepfo, andi akajya ruguru, hakabonekamo umuhanda ahantu humutse, bikozwe n'ukuboko kw'Imana. Icyo kintu bwari ubwa mbere mu mateka y'Abisiraheli Imana ikoze igitangaza nk'icyo kitashobokaga. Ngo umuhanda uraboneka ahantu humutse mu nyanja hagati, amazi arumvira ajya ruguru, andi ajya hepfo, umuhanda uraboneka. Icyo ni icyambere. Hari ikindi cya kabiri cyabayeho. Bibiliya itubwira neza ko hari inkingi y'igicu yajyaga iyobora Abisiraheli bagenda imbere. Ngo icyabayeho ako kanya ngo yavuye imbere yabo, iragenda ibajya inyuma. Bivuga ngo yagiye hagati y'Abisiraheli n'Abanyegiputa. Ngo maze ya nkingi y'igicu irihinduriza, imbere icana umucyo. Imbere no kuvuga ngo ku ruhande rw'Abayisiraheli, ku ruhande rw'Abayisiraheli icana umucyo, urumuri ruraboneka rwose, haragaragara. Birangije ngo inyuma yabo bivuga ngo ni ku ruhande rw'Abanyegiputa, igaragara umwijima. Ibajya hagati. Ngira ngo ntekereza ko bwahise buba mu gicuku, buba ninjoro. Kandi Bibiliya ikambwira ngo iryo joro ntibegerana. Bivuga ngo ntawabonaga undi, ntabonaga mugenzi we. Inkingi y'igicu yacanye. Ku Bayisiraheli hari ku manywa hameze neza, habona. Ku Banyegiputa bihinduka umwijima, ntibongera kubabona ukundi. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu cyabayeho. Bibiliya irambwira ngo ubwo Abisiraheli noneho batambukaga bagenda muri ya nzira Imana yabaciriye mu mazi, ngo
imana yaciye inziga cyangwa se yacomoye inziga ku magare yabo ngo bituma kururuka agenda biruhanyije ubwo ni amagare y'abanyegiputa bivuga ngo abisiraheli deja bari mu muhanda imana yaharuye mu mazi barimo barambuka ndetse n'abandi bamaze kugera hakurya mu gihe noneho ya nkingi yavuyeho baravuga bati ngaba ariya baraducitse noneho mu gihe batangiye kugenda babakurikira n'umuvuduko ngo imana icomora inziga ku magare yabo mu gihe nk'iki n'uwakivugira ngo yakuye umwuka mu mapine noneho umwuka iyo wavuye mu mapine bigenda bijwigira bikuruka bigira gute biruhanyije bivuga ngo babandi b'imbere bakomezanya umuvuduko ab'inyuma barakururuka ibintu birazamba ibintu biranga birinda ubwo uko bakururuka urumva niko bagenda begerana mu nyanja ubwo kandi bari mu nzira ntibazi uko inyanja iri buze kugaruka icyo ni icya gatatu noneho hari akandi ka kane kabayeho ngo imana kuko urumva byakurutse biruhanyije kandi uko bikuruka biruhanyije urumva nta muvuduko bifite biragenda byegerana kandi uko byegerana biri muri wa muhanda imana yaciye mu mazi hagati igihe cyarageze umwisiraheli wa nyuma amaze kwambuka amazi y'epfo na ya ruguru birihuza birambwira ngo imana ikunkumurira abanyegiputa muri ya mazi cya kindi Mose yari yavuze ati abanyegiputa muri kubona uyu munsi nimuzongera kubabona ukundi ibakunkumurira mu nyanja hagati mu gihe uwa nyuma wa Isiraheli yari yambutse uwa nyuma wa Egiputa yinjiye ngo imana ibakunkumurira aho mu nyanja Imana ishimwe niyo mpamvu yavuze iri jambo mbyumvise neza ngo ni imana ishobora ibidashoboka mu mateka y'Abisiraheli wabivuze n'ubwa mbere bari babonye ibyo bintu n'ubwa mbere bari babonye amazi acikamo kabiri n'ubwa mbere bari babonye inkingi y'igicu ijya imbere y'abantu nyuma ikajya inyuma y'abantu igahinduka umwijima n'ubwa mbere bari babonye inziga imana ikuramo inziga nta muntu bari kubona uri kubikora mu bumana bwayo none pasite iyo dusoma Bibiliya mu by'ukuri iyo nkuru ni inkuru yabaye ku Bayisiraheli kandi koko nibyo niyo dusomeye ni nayo uri kutubwira turayihuza gute mu buzima bwacu ukuntu bimeze rero buriya ijambo ry'Imana ubwaryo rigira agaciro mu bihe byatambutse rikagira agaciro mu bihe bya none rikagira agaciro mu bihe bizaza bivuga ngo uyu munsi wa none ntago turimo guhura na ya nyanja Mose yatambutse n'Abisiraheli yindi igaragara n'amaso ahubwo inyanja turimo guhura nazo ni ibibazo bitandukanye waba urimo guhura nabyo we ku giti cyawe waba urimo guhura nabyo umuryango wawe mu rwego rw'umuryango igihugu cyaba kirimo guhura nabyo ibihe runaka bikaza ya nyanja iri muri ubwo buryo bivuga ngo biratandukanye ariko ni bya bindi byose bikomeye biri imbere yawe ubona utagira icyo ukoraho udafiteho ijambo udafite amahitamo ibyo bintu biri imbere yawe ni ya nyanja amen ni ukuvuga ngo ya nyanja y'Abisiraheli dusoma mu mateka tukumva ni ibintu byabaye ku Bayisiraheli ni cya kibazo uri kunyuramo ni ikibazo gishobora kuba cyugarije umuryango wawe ni ikibazo gishobora kuba cyugarije itorero ni ikibazo cyangwa se gishobora kuba cyugarije igihugu ndetse n'isi na covid reka nayo tuyivuge ni ikintu icyo ari cyo cyose duhura nacyo kitwugarije imana yabasha gukora cyane ibidashoboka ni imana twiringiye ikora ibidashoboka humura komera iyi mana twiringiza gukorera ibintu bitangaje pasite sinzi niba hari ikindi wenda wakongeraho kibaye kidahari twasengera abantu b'Imana bumvise icyo nakongeraho abaduteza amatwi nagira ngo mbabwire ngo koko nk'uko tubonye ibintu bine byakoretse hariya hantu mu by'ukuri mu mateka byari bitarabaho uyu munsi wa none aho uri ni wowe uhazi aho uherereye ibyo urimo guca murabizi n'ubukomere bwabyo ariko imana yigiye gukora ntiyita ku buremere bw'ikibazo ntiyita ku buhangange bw'ikibazo urimo gucamo kuko ubushobozi bwayo irabufite rero izera imana gusa kuko iyo ngiyo niyo twizeye niyo twiringiye kandi ibasha ibidashoboka ishobora ibidashoboka rero muri kwa guceceka
twabonye ijambo ry'Imana tubwira ngo Mose yarababwiye ngo mwicecekere gusa ko abanyegiputa mwabonye muzongera kubabona ukundi nuvuga ngo kwa guceceka ni uguceceka ariko witeze ikigiye kuba ku Mana giturutse ku Mana giturutse ku Mana bivuga ngo muri uko gutuza muri icyo kibazo no guceceka hari ibyiringiro bihari ibyo byiringiro bihagaze kuki ku Mana ivuga ngo nizeye niringiye neza ko iyo Mana ibasha gukora ibiruta cyane niko mu Befeso havuga ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibyibwira n'ibyo dutekera nk'uko imbaraga zayo ziri rero imbaraga zayo zirahambaye muri kwa gutuza no guceceka harimo ibyiringiro bitegereje ikigiye gukoreka aho rero niho ya Mana ibasha gukorera ugatangara bwari bwije bwari mu gicuku ejo ukabona burakeye ukabona Imana ikoze ibyo utatekerezaga rero izera Imana gusa uturize muri yo ntusakuze mu kibazo ntutere induru mu kibazo ntuvuga ngo biracitse ntuvuga ngo aha ndabigenza gute oya Imana ibasha gukora ibikomeye birenze ibidashoboka birenze ibyo dutekereza bya bindi Bibiliya tubwira ngo inzira z'Imana zirenze igihumbi nibyo hari abibifata muri teori gusa ariko ibyo bijya no muri pratique bikagaragara umuntu umwe we yigeze n'ingihishurirwa we arenga inzira igihumbi aravuga ati inzira z'Imana zirenze imyenge ya supanete tekereza ko imyenge ya supanete ari ingahe ni myinshi cyane bivuga ngo zirarenze uko twibwira iyo niyo mpamvu tugomba guhanga amaso Imana no kwitegereza no kuyizera no kwiringira ubundi tukategerezanya amatsiko ikigiye gukoreka muri ya situation runaka urimo ni Imana ishobora ibidashoboka nta misozi nta n'inyanja nta bihe byabuze umugambi w'Imana kuzura nta misozi nta n'inyanja nta bihe byabuze umugambi w'Imana kuzura kuko ukuboko k'Uwiteka guhora kubayishaka bose ngo ibagirire neza kuko ukuboko k'Uwiteka guhora kubayishaka bose ngo ibagirire neza. Haleluya. Nishimye cyane Pastor, Imana iguha umugisha cyane. Ikintu nkuyemo kandi gikomeye nasangiza abantu bari kudukurikira, Imana nta kibazo na kimwe kijya kibaho imbere y'Imana. Nta kibazo na kimwe imbere y'Imana, ibyo waba uri gucamo byose, ibyo wanyuramo byose imbere y'Imana, nta kibazo kijya kiboneka imbere y'Imana, kubera yuko ibasha gukora cyane ibyo tutigeze tubona. Imana yabashije guca inzira mu nyanja ku Bisiraheli, nta kintu na kimwe cyayinanira. Ahubwo hari ikintu mbonye, ikibazo kirahari. Ikibazo gihari ni kimwe, kuba udafite Imana mu buzima bwawe ni ikibazo gikomeye. Kuba uri kumwe n'Imana, ikibazo cyose waba urimo, Imana imbere yayo nta kibazo gihari. Muntu dukurikiye, muntu twumva, ongera uzana Imana mu buzima bwawe. Zana Imana mu mibereho yawe, nta kibazo kizabaho imbere y'Imana. Kuwizera Imana, ko ufite Imana mu buzima bwe, nta kibazo gihari. Imana ibasha gukora. Imana twiringiye ni Imana ishobora n'ibidashoboka, ibyo tutibwira, ibirenze intekerezo zacu. Imana iguha umugisha. Zana Imana mu buzima bwawe, ibisigaye byose tuyibiharire, izabikora neza. Reka dusenga Imana noneho. Ni karibu Pastor. Uwiteka, Imana ikomeye, Imana ihambaye, turagushima kubwira ijambo uduhaye. Ni ijambo ryawe rizima, ni ijambo rikora, ni ijambo rirema, ni ijambo rihindura ibintu. Reka buri umwe wese wagiriwe ubuntu bwo kuritega amatwi ribashe kugira ibyo rirema mu buzima bwe, ribashe kumwuzuza icyizere n'ibindi byiringiro by'uko ushoboye kandi niko kuri. Urashoboye, ushobora ibidashoboka. Ni wowe twizeye, kandi wowe twizeye ushobora ibidashoboka, bitabashika, ibikomeye, ibikaka, ibyo tubona bidashoboka urabishoboye. Igaragaze rero ku buzima bwa buri umwe wese ahari hose, ibyacamo byose mwitamururire, witamurure nk'uko witamuruye imbere y'Abisiraheli bakabona ukuboko kwawe. Urakoze kuri Imana igenda inyuma y'ijambo ryawe ukarisohoza. Dusenze dushima kandi twizeye, ni mu izina ryawe Yesu,
amen amen.